kubera ko udakunda inanasi koko zirakaranga kuri ntituzangira iyo ziriye uko yaba imeze kose ikuri yanjye uko yameze kose ngiye njya ku rurimi ubu wanazeretse nagushaka uzira cyakora na ji yayo sinjya nyuma cyakora wenda ivanze ariko ukajya ivanze n'ibindi ushobora kurya ji yonyine itari ko kujyayo y'inanasi ntabwo nayinywa utwaye iki se nayo nayo n'ubundi mba numva iri kunkarata nayo mba numva iri nayo nzi ko wenda abandi abantu barwara igifu abantu barwara igifu akenshi ntabwo bakunda inanasi kubera yuko ifite aside none wowe uyangira yuko ikurya ku rurimi irya ku rurimi nubwo naba ndiye nka tubiri mpita numva ururimi rucitse ubu se muganga aramutse akwandikiye imbuto nashyiramo n'inanasi zirimo n'inanasi nyine nazi kubera ko hari intungamubiri dusanga mu nanasi nazirya n'umuti buriya hanyuma si ikinyomoro cyo ubu bivuga ikinyomoro cyo bimeze bite ikinyomoro cyo ndakirya ariko ntabwo ngikunda cyane nkunda amatunda cyane amatunda wotameloni yo ntakitwara wotameloni buriya niyo wayirya uko yaba ingana kose simpamya ko hari ikibazo itera ushobora kuba nta kintu itera ibintu bigira aside bigora abantu benshi ariko nanone uzi impamvu inanasi kurya inanasi iryana ku rurimi ntabwo iba ihiye neza mbese kumva numva zose zimye warazitesitinze se zose niba ari ibyo njye nishyizemo gusa buri gihe uko mu rugo batumaga inanasi yanjyaga ku rurimi mpita mbireka burundu rero ni ukuvuga ko imbuto zose usibye inanasi niyo mudahuza ibinyomoro n'amatunda nabyo kandi kuko buriya ari biri ikinyomoro cyo mu bintu bigira sida ntikibarwamo ikinyomoro kikigira sida itunda se ndamenya nabi mu bintu rero nakubwira ngewe icyo nabivugaho ku nanasi umuntu ushaka kunanuka kugira ngo inanasi ni ukuvuga ko mu bintu binanura uyu mugati hari ikintu wawuvugaho wari wawuryaho umugati uyu ni umugati ukoze mu ingano gusa umugati utagira isukari oya ntabwo ari ibyo abantu benshi bawibeshyaho mwabyumvise rero umuntu turimo kuganira arimo aradusobanurira bitandukanye ni ukuvuga ngo uyu mugati ni uw'ingano ahubwo avuga ngo abantu badakunda isukari iyo uwuriye uba wumva umeze nk'akawunga iyo uwuriye kubera ko wumva umeze nk'akawunga rwose uryoshye nta sukari ariko wawanze utaranabitesitinga aho kugira ngo buriya ujye urya ibintu ugeraho muganga akubwira ati gabanya isukari wowe watangira ukajya ushaka ibintu bishobora igipimo mbese ukajya urya ibintu biri mu gipimo ukajya unywa ibintu biri mu gipimo ku buryo ntaho wazahurira na muganga akubwira ati reka isukari
cyatse we niba ukunda isukari nyinshi, ukunda isukari nyinshi. Ku muntu udakunda isukari yishakira nk'uyu mugati w'ingano utarimo isukari akarya. Uwo ni umuntu udashaka kubyibuha. Abantu badashaka kubyibuha rero twebwe twirira imigati nk'iyi ngiyi itagira isukari. Mwabyumvise rero, uyu ni umuntu twaganiraga, nuko gusa aba yanze yuko mugaragaza kuri kamera. Twavugaga ku mirire, nawe niba udakunda isukari wabyumviyeho. Niba udakunda isukari wabyumvise uburyo twaganiraga tuvuga uburyo bwo kwiyitaho. Nawe rero niba watangiranye natwe iyi video wakurikiye uburyo uzajya nawe ugomba kwiyitaho, uburyo ugomba kwiyitaho kugira ngo urwanye ibyashobora kuguteza ibibazo mu mubiri bitewe n'imirire, dore ko dukurikira ibiryoshye kandi ari byo bigarika amagara yacu. Twabonye ko ibibishye ari byo biramira amagara yacu, bya bindi biryoshye akaba ari byo byigarika amagara yacu.